ukuvuga ngo kuva twagera hano nta kindi kintu bari kumufasha nizi serumu n'ibishinge bimumarira uburibwe nta kindi kintu mbese nese bababwira ko nta hantu bihuriye na wa mu diaspora bizi twarabibonye ukuntu yaje mu buzima bwawe nyine natekereza nkavuga se nta hantu wenda yabahuriye n'umuryango wenda agukeneye he izindi aferi ziri ku ruhande akaba agukeneye ahubwo agashaka gucisha ku muryango wawe wenda wihemukira kugira ngo akunda kubone ni kubyo nyine natekerezaga ibiki gufasha cyane ntabwo ari yagufasha ibyo byiyorere man ibyo byararangiye ngende muri stress za madamu avurwe ko nindamuka maze kumwishyura nta kindi kintu n'iki na kimwe azagerageza kuba yakinira ku muryango wanjye rero ndibaza ko aramutse abikinishije yaba ari gukina n'ubuzima bwiwe ibyo byo rero ntabwo nikiza ntabwo wabimenya nyine mwebwe muba mwaje muje kuzavamo imana niyibizi tu ibya mbere twabonye tubirokoka tegereje ibingibi ariko imana niyizi iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye tuje kandi tubahaye ikaze bakunzi ba Manzi na Innocent TV ni kakanye tubageze ibiganiro byitandukanye muri mu Rwanda ibwo Tamasimbi muri Aziya muri Amerika Australia i Burundi hose nizere kumeze neza wowe utameze neza bibaho akanya kamwe umuntu amera neza ubundi bikanga ariko hamwe n'Imana ndetse no gusenga bigenda bicamo neza okwibaza ngo ndihe mwahoze mubona ibintu byo kwa muganga uyu munsi twagiye kwa muganga twagiye gusura madamu wa Ibra Bella yararwaye murabizi ibintu byakomeje gucicikana mwanabonye kuri channel yacu mwabonye ko Ibra mu gihe cyashize yigeze kurwara hari umu diaspora waje ku buzima bwe n'ibiki byose mwarabibonye murabizi ntago ari ngombwa ko tubisubiramo hanyuma biza gucicikana yuko Bella arwaye uburwayi arwaye tukabushaka tukabura tugatekereza yuko ari wa mu diaspora nyine ubiri inyuma ubyihisha inyuma wenda wamugiriye yasenzi ubu ngubu rero ari kwa muganga ameze nabi arimo ngo amaserumu twahaje ndabizi neza ko ari muri kino cyumba uko twabanje kwagera nuko twari tubanje gukora introduction kugira ngo tubanze tubabwire ibyo turimo n'abantu tugiye gusura turamusuye nk'ibisanzwe kamerama wagendana nanjye tujye kureba uriya mubyeyi tumuganirize na Ibra arahari n'abana bose barabazanye murumva ko nyine bitoroshye nta mukozi bafite nta wundi muntu basize mu rugo bose barabazanye rero twabasuye kameramani gendana nanjye kugira ngo tubashe kugera kuri bano bantu ubundi tubaganirize ngayicara hariya nari yicara nta kibazo Bella mureke wemba bari iserumu ni ya gatanu bamuhaye kuva mu gitondo mureke yaruhuke reka murebe wenda gusa nyine ntabwo yabasha kuvuga ndi kubikubwira kuko mbizi mwihurebe swe Bella umeze ute mva nyine mubwire tumva abantu umwana umushyiremo umwana nyine cyangwa se aka kantu kakire gutya kugira gutya basi gutya birahagije urabaza gufata kose mwihorere ihangane nyine tuganirize akazi k'urugambone hano hirya kari hanze kamera so arakenare mbanze nkazane se wakazi leta zamuka ruguru n'ubu basohotse hanze none umukunzi wawe ntakintu urasuhuye nanje ntari bimeze
barabimenyereye barabizi ibyo turimo muri iyi minsi ibibazo bibiri zi wari wagiye ukwezi wenda ndabamufasha nta kibazo humura reka dutangire usuhuza abakunzi bacu kandi bawe yambaje kubashimira ndetse nanabasuhuza abakunzi bacu abakunzi ba Manzi na Innocente ino channel ndabashimiye kandi ndabasuhuje yego umeze ute se ahandi ndabona ufite stress nyinshi cyane umurwayi nta kigendana n'ubu umeze gute mwageze ahangaha nyine babafashije iki mwasanze bimeze gute sinzi aho nahera nkumvugira gusa mwageze hano ryari ubu hano tuhamaze iminsi 2 twageze umusibe ejo ariko kugeza na n'ubu nyine ikintu bari kutumarira ahangaha sino kamera irihora katura nako no mikro iriho ukuvuga ngo kuva twagera hano nta kindi kintu bari kumufasha ni serumu n'ibishinge bimumarira uburibwe nta kindi kintu mbese nese wabwira ko nta hantu bihuriye na mu diaspora ibyo byiyore ibyo wikirirwa abanyamakuru namwe murabaza mukaba diaspora ibyanjye nawe byararangiye sinibaza rero ko yatekereza kuba yaza gukora ikintu nk'icyo ngicyo wenda impamvu nari mbikubajije urabizi nyine pe ubushize ibintu byakorewe twese turabizi twarabibonye ukuntu yaje mu buzima bwawe nyine natekereza nkavuga se nta hantu wenda yaba ahuriye n'umuryango wenda agukeneye he izindi aferi ziri ku ruhande akaba agukeneye ahubwo agashaka gucisha ku muryango wawe wenda wihemukira kugira ngo akunda kubone ni kubyo nyine natekerezaga ngwino ibyo gutekereza kuko wowe nyine urumva wowe ushaka ko umuha ibisubizo wowe wumva ushaka ko yabikoze yagize gusa kugeza kuri iyi saha ntago turamenya ikintu arwaye nyirizina gusa bavuga ko ari ibibyimba ngo byo mu nda ngo baramubaze se ajya kubyara baramubaze baramubaze to bikaba bifite aho bihuriye nyine nibyo tuporopoza nabo barapima bakabona nta yindi ndwara nyine kandi ubushobozi bwo kujya mu masikaneri ngo bajye gupima barebe mu nda no mu mubiri ko bimeze ibyo ngibyo byo ntabwo byashoboka urabona ko tuba twaje mu ivuriro nyine ntabwo rihenze cyane gusa nanone ntabwo ricitse kuko uyu nguyu yifuza prive kuri iki se mwaje muri prive kandi nta bwishingizi agira ni umurundi kazi kandi ikindi ntabwo aza mu Rwanda ntabwo yigeze abona uburyo yabonamo ibyangombwa kugira ngo abone ubwishingizi oya nyine ndi kuvuga ubwishingizi bwo kwivuza niyo mpamvu nyine tuba twamuzanye hano mu maprive ngwino inkweto wazishyize kasigaye kirirwa hano konyine kikazenguruka ewa stress reka zi niyo matantine ntabwo yakumenya aguheruka kera nawe uza udutezaho rwaserera yego twari tukibara ukiri kutubwira nyine ntabwo afite ubwishingizi niyo mpamvu twahisemo kumuzana hano mu maprive hanyuma se wenda turaza kugeraho nyuma hanyuma uriya mu diaspora ubona ubuzima bwawe rero bimeze gute hagati yanjye nawe byararangiye nta kintu akinsabwa nta n'ikintu nanjye nyimusabwa habe namba amafaranga yiwe se yagushenzaga cyane narayamuhaye sinzi wenda we nimba warabikurikiranye cyangwa warabibonye gusa uwakoraga ahangaha bita Nyashya we warabizi ko twayamuhaye kandi no muri ribu icyaha bakimvanyeho twavuye gusinya kandi yari yanabikoze we abishaka nta n'umuntu wamushyizeho agahato ibikize gufasha cyane ntabwo yari yagufashe ibyo byiyorere man ibyo byararangiye ngende muri stress za madamu avurwe ibibazo bye bive mu nzira ibyuwo nguwo byararangiye rero winsubiza kugira ngo twumve wenda ako haba hari akanunu kuko aho uburwayi bwo kabaye gahari bya nyine byaboneka kandi ndibaza ko
ajyamutse akinishije icyo kintu azi n'ibyo twasinye ko nindamuka maze kumwishyura nta kindi kintu n'iki na kimwe azagerageza kuba yakinira ku muryango wanjye. rero ndibaza ko aramutse abikinishije yaba ari gukina n'ubuzima bwiwe. Ibyo byo rero ntabwo nikiza ko yabikora, ahubwo njyewe icyo nakoze namuzanye uyu nguyu kwa muganga, aho twabanje bwa mbere byaranze n'ubundi bavura indwara, ubu ahangaha twagarutse naho ni indwara ntabwo iraboneka ariko bari kumufasha kuko ejo bundi yararira inzu yose arayizenguruka ararira, nanjye ngira ubwoba biba ngo cyane munda igifu munda gucika intege umugongo, utuntu nk'utwo nyine utuntu utamenya ibyo ari byo. Rero no kwa muganga mpageze n'ibyo bambwiye, urabona bamucometsemo ibiserumu n'ibiki. Iyi ni ya gatanu kuva mu gitondo, kuva nagera hano nzibaze zo ntabwo nazimenya, gusa nizimufasha kuko ntagarya niho bamugaburira uyu mwana. wowe urya gute mwana w'ubigeni? Njyewe kubona ibyo kurya nubwo narya iki ndarya bikamanuka, ariko uyu nguyu ubu nakimugeza ibiryo ku munwa ku mazuru akibimuriro akahita aruka, kandi arikonsa umwana w'amezi angahe. Ese nta cyangwa aratwite se cyangwa se bijya bimeze atwite indi? Yego bijya bibaho akamera gutyo se, bijya bibaho ko umuntu yongera agasama umwana utarakura. Twaririnze ndabizi neza ko kereka nimba binuza byo kwa muganga bidakora, ariko ndabizi ko ari protected. Ntabwo rero icyo ngicyo ari ikintu umuntu yatekereza. Nese umwana we yonka gute, abayeho gute muri iyi minsi? Yonka abashije, ubu byakanga nawe nk'ubu wabonye agatotsi akakanya. Ibibazo byo kumushyuhira ukamuvana muri kamera yanyu nawe ntabwo mufata nta kibazo. Iyo gute koko ntabwo wabimenya nyine, mwebwe muba mwaje muje kwishakira inkuru zanyu, ntabwo tuba twaje gushaka umuntu isa n'isa ushaka kumva ataragiye. Mwebwe muri gucuruza nta kintu mwafasha umuntu. Impamvu tuba twaje ahangaha nabyo nyine tuba tugomba kubirebaho. Ahubwo se wowe urya gute, bigenda gute? Urabona nta mukozi mufite, nta kintu, bigenda gute n'uyu mwana nyine we? Cyambere umuntu wawe yabonye ubuvuzi, yabonye ukabaho, ibindi Imana nyine urategereza igakora ibyayo. Wowe nyine urya gute, ubaho gute? Ndumva ibyo atari ngombwa, nta n'impamvu yabyo kuko naba ndya icyo ndebaho, kuko ibyo twaba turya nubwo twaba turya ibihumbi 2 by'uwo, ni amafaranga atagoye, mbese ntabwo bigoye cyane, ariko gutekereza ku muntu uri kurara mu bitaro bya prive by'ibihumbi 30 ku munsi, nanone arimo hano aryamye mu bitaro ariko atabona ubuvuzi, n'ubundi byo bari kumubonamo nta riziri tubona, uvuga uti basi uyu muntu ndahera ahangaha muvuzi ibingibi, wenda ndi gushora muri ibingibi kugira ngo abone ubuvuzi, ariko arwaye iki kintu wenda kizakira muri iki gihe. Ariko kuvuza umuntu tumuvanye, iri ni ivuriro rya kabiri, irya mbere babuze indwara, iri ni irya kabiri, naho n'ubundi nta ndwara bari kubona, kandi bo baba bari mu kazi n'ubundi barakubarira, kandi ninjya kumubika ari mu rugo n'ubundi arakomeza yirirwe mu buribwe. Nk'umuganga nibwo abonye akanya basi kuko yaruka agasinzira akaryama. No mu minsi ishize yari yaragoye akabaraga mbere yuko tuva kwa muganga. Ikibazo nakwibaza, ayo mafaranga ava hehe yo kwishyura? Nyine bigenda gute ko utari mu kazi, utari gukora, ko tubizi ubuzima mwari mubayeho, nyine bigenda gute amafaranga ava hehe? Uzavamo Imana niyo ibizi tu. Ibya mbere twabonye tubirokoka, tegereje ibingibi, ariko Imana nizi impamvu yibi, ni nayo ibizi bya byose uko bizagenda kugira ngo tuzave hano hantu. Kandi icya mbere tuhashaka nubwo batugumana cyangwa se tutaboneho kwishyura, ariko basi akahava yakize ameze neza nta kibazo afite, ariko ukomeza ameze gutya n'ubundi dusohora. Ego ndabona mwebwe ntabwo
ufite stress nyinshi cyane, ntabwo mwumva ibi bintu urwego biriho. ufite stress nyinshi cyane ndi kubibona, ariko wenda turi kugana ku musozo, gira ikintu ubwira abantu badukurikiye cyangwa se abantu bakunda famiye yawe. Hari abantu benshi bagukunda, abantu benshi bagukurikira, abantu bakurikira Manzi na Innocent, gira ikintu babwira wenda turi kugana ku musozo, mba mutima zawe ukuntu kwiyumva, ukuntu ikintu wifuza. Nta bindi byinshi numva nabasaba, nta bindi byinshi numva nababwira. Icya mbere ni amasengesho yanyu kuri uyu muryango, ku bantu bawukunze ndetse n'abatarawukunze, ariko nk'ejo bundi ari ibintu byabaye ngira ubwoba bwinshi cyane, ndavuga se ko uyu wenda n'umuntu wari social figure, uri umuntu uzwi n'abantu benshi, kibi bibaye gutya wenda abantu twavuga guti ni imikino, ni ibintu biraho dore imbogo noneho bye byane gutekereza cyane, nibaze se n'ubu uyu nguyu umeze gutya, ameze gutya ahangaha, biramutse dukomeje kubifata gutya mikino, ejo n'ejo bundi Imana ntabwo umuntu abazi iki Imana iteganya tu, ntabwo umuntu abazi iki Imana iteganya, ariko buriya ikintu cya mbere kiba gikeneye muri ubu buzima ni amasengesho, kwegera Imana, kuko niba ifite ibisubizo bya buri kimwe cyose. Badusengere, badusabire, wenda n'abagoye mu bakunzi bacu ari icyo bafite badufasha hano kwa muganga, cyangwa se tukaba twakitabaza n'ubundi buganga. Abantu bagiye batugira inama ati uwo muntu indwara arwaye ntabwo ari yaho ngaho, nta kintu bagufasha, nta kintu bakubona aho ngaho indwara arwaye ngo baramuroze, ibintu nk'ibyo. Ariko wenda ahangaha bo baragerageza, ariko hari ahandi ho biba birenze, nyine byo biba birenze ubushobozi. Rero abantu batukunda, abantu batwifuriza ibyiza, abantu batwifuriza uyu muryango wacu ukomeza gukura ugakomera, kuko haramutse hagize ikibazo kirenze kuba hagira umwe tuvamo byaba bibabaje, kandi ni nako gucika k'umuryango. So rero nasabaga abafite ubushobozi, ababa babishoboye, si ku gato, si ku itegeko, wowe n'umutimanama wawe, wowe n'urukundo rwawe, kuba wakifuza ko wenda hari umuntu wakiza mu buzima buba arimo, mu buribwe arimo, ukaba wamukiza ubwo buribwe. Please, uyu niwo mwanya turagusabye. Wenda ndumva ari ibyo. Imana ikomeze ibarinde, kandi ibarinde cyane, kuko intege nabongera mu byo mukora, kuko mu byo mwadufashijemo ni byinshi cyane kurusha ibindi. Ndabashimira bimvuye ku mutima. Gusa ibi biramutse bitanakunze, nta kundi, twebwe tuzakomeza duhanyanyaze, kandi turizera ko mama wacu azavamo bitara ameze neza kubera Imana. Yego, wenda nanjye hari icyo nakongeraho nkabwira abakunzi bacu. Murabona nyine Ibra ari hano, mwaramukunze, ndetse na famiye yiwe ari hano n'abana be babiri, nta mukozi yari afite, nta muntu babana mu rugo, wenda namenye koza abana basize mu rugo, mwambika pampa, ewana ubu nabaye mbeso. Ibra byose niwe ubikora, kuri mu byiza kuri mba mfite ubwoba, mvuga uti reka mbe nitegura base, kuko ari guca mu bibwe bikomeye ari. Yego, turi kubyumva. Njye mba mbikubwiye, urabizi ko ubwo duherukana badusanze turi mu bibazo byabo ba Nora n'ibibazo byinshi cyane, ariko wabonye ko nawe waje mu buryo butari nyine budasa neza, utunguye, utuzaniye umuntu urihangana, nakubwiye nabi, ariko byabaye ngombwa ko mbahamagara basi muze mukore ubuvugizi icyo badufasha. Rero murabona abafite abana be hano, nibo bakarabya, nibo bamenya icyo kurya. Murabona ni ikibazo kugira ngo ide Prasave yanajye gushaka icyo kurya, n'aba bana murabona ni ikibazo, nta muntu nyine afite wundi hafi yiwe ushobora kumufasha. Rwose nagira ngo mbabwire, umuntu nyine waba yabivuze nako wenda reka no kugaruka, ariko umuntu ufite umutima wa kimuntu yagira icyo akora ku bw'uno muryango. Reka mbashimire, umuntu ufite icyo yakora, hasi hari nomero mushobora gucisha ubufatisha bwanyu, muri comment mutanga inama ndetse n'ibitekerezo by'ukuntu
wumva byagenda ndetse nimba hari n'umuntu ushobora kuvuga ati wenda njyewe navuze uyu mubyeyi cyangwa se nyine abantu bafite imitima itandukanye ati wenda njye naza nkita kuri bano bana mwese mufite nyine imitima itandukanye yo gufasha reka mbashimire mutange comment mutugire inama ndetse muduhe n'ibitekerezo kandi mukore subscribe kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro byacu tugenda tubagezaho ciao ciao